Ikintu abantu benshi badahwema kwibaza ni ikibazo kibaza kiti ese mubona Umugabe Paul Kagame azasiga hehe uru Rwanda rwacu? Kwibaza aho Kagame azasiga u Rwanda bishingira ko aho yarusanze ibyo yarushyizemo n'ibyo abandi bazarushyiramo ndetse n'ibyo babishyiramo ubu ngubu. Amateka y'u Rwanda ajyanye n'ibihe bivuguruye bishingiye ku mitegekere y'Abanyaburayi agaragaza ko ikintu kimwe rukumbi aricyo cyatumye Abanyarwanda bajya mu ntambara. Icyo kintu rukumbi ni amoko yakarishijwe n'abazungu. Andi makimbirane akarishye u Rwanda rubona nashingiye ku kurwanira ubutegetsi. Uretse rero amatora ya kamarampaka yo ku ya 25 Nzeri 1961 n'inzego z'ibanze muri Nzeri 1993 n'andi matora ya demokarasi yaba mu Rwanda. Kamarampaka ya Nzeri 1961 niyo yabaye nyuma y'imvururu za 59. Inzego z'ibanze muri Nzeri 1993 yo inkotanyi zaratsinzwe maze mu Gushyingo 1993 inkotanyi zitsemba abaturage bo muri Ruhengeri na Gisenyi ziza ko batazitoye. Urebye rero hari ibyabaye mu matora ya kamarampaka mu 1961 n'ayabaye mu matora y'inzego z'ibanze mu Gushyingo Nzeri 1993 byose bihura ku kintu kimwe, nuko ari amatora yabaye igihe u Rwanda rwasaga mu ntambara zishyamiranyije Abanyarwanda hagati yabo. Kandi Abanyarwanda bashyamirana muri iyo ntambara basanga uruhande rumwe ruriho Abatutsi, urundi ruhande ruriho Abahutu. Bivuga ngo rero niba hari ikintu Kagame agomba kurebwaho ko azasiga ikibazo cy'amoko, icyo cyangwa se ikibazo cy'icyo Ababiligi bisa amoko, cyangwa se Habyarimana akabyita amoko kuko Ababiligi bo babyitaga ko ari groupe race, ari Abatutsi ari race, Abahutu nabo bakaba race. Bo umuntu yakwibaza ati se noneho Kagame we ibyo bintu by'Abatutsi azabisigira u Rwanda, azasiga amakimbirane n'intambara zishobora gukururwa n'ibintu by'Abatutsi byarakemutse, cyangwa Kagame nava ku butegetsi yabuvuyeho ku bushake, yabukuweho intambara, yabukuweho n'urupfu, yabukuweho n'amatora, ashobora kuzasiga u Rwanda ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi cyarakemutse ku buryo batakongera kujya mu ntambara aribyo bapfa. Rero umuntu yarebe se kugira ngo Abahutu n'Abatutsi bashobore kutongera gusubira mu ntambara izo babayemo mu mezi 1990, umuntu yareba niba cyateye bajya mu ntambara cyarakemutse. Kagame se yaragikemuye? Ubutegetsi bwa Kagame bwaragikemuye? Ubutegetsi bwa Kagame se cyangwa bwakoze ibindi ahubwo bituma icyo kibazo cy'Abahutu n'Abatutsi kirushaho gukaza umurego no kugira ubukana? Aho nicyo umuntu agomba kwibaza rero. Urebye rero kugira ngo ubanze urebe niba ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi cyarakemutse, wabanza ukareba niba ibyateye amakimbirane bitagihari, cyangwa harakozwe ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu byakuye amakimbirane bitaba. Urebye amakimbirane y'Abahutu n'Abatutsi ahanini yagiye akururwa nuko bamwe bikururira bakikanyiza ku butegetsi bagakumira abandi mu butegetsi. None ubu umuntu yavuga ko se ubutegetsi butari mu maboko y'Abatutsi gusa? Kagame we avuga ko ari Umututsi. Igisubizo kivuga ngo ngubu urebye inzego z'ubutegetsi ukareba n'ibyegeranyo byagiye bikorwa n'imiryango mpuzamahanga n'izindi mpuguke, byerekana ko ubutegetsi mu Rwanda buri mu maboko y'Abatutsi bakumiye Abahutu. Bivuga ngo rero icyakuriye intambara hagati y'Abahutu n'Abatutsi yuko bamwe bikumira ubutegetsi n'ubundi kiracyahari. Vuga Kagame aramutse atabihinduye rero azasiga u Rwanda n'ubundi rushobora gusubira mu ntambara z'amakimbirane ashingiye ku bintu bya Hutu n'Abatutsi. Kugira ngo rero iki kibazo kimuke, uretse n'ibi byo kumva ko abantu bagomba gusanganya ubutegetsi, harimo n'uko ibintu by'Ubuhutu n'Ubututsi biba icyo byari cyo bitangira. Hutu n'Ubututsi byari amatsinda ashingiye ku mpuro ndetse no ku bukungu, yari amoko cyangwa race cyangwa race nk'uko abazungu babyise. Aha rero nicyo mpamvu
mbere y'umwaduko w'abazungu hatari harigeze habaho na rimwe muri uru Rwanda intambara ishyamiranya abitwa abahutu n'abatutsi. Icyo rero kuba mbere y'umwaduko w'abazungu, yes, niba hari umuntu ntiyabura kwemeza ko harimo kutumvikana bishingiye kuri ibyo bintu bya Hutu-Tutsi, ariko ntabwo byari byarageze aho abantu bajya mu ntambara, icyo mu gifaransa bita guerre civile cyangwa civil war, aricyo kintu bapfa kugera n'aho bihindukamo itsembabwoko cyangwa jenoside. Itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu 1994 n'itsembabwoko inkotanyi zakorewe abahutu kuva mu 1999. Nuko rero niba kugeza ubu ngubu kuva ku mwaduko w'abazungu icyakuruye intambara mu banyarwanda, na n'ubu ngubu icyatinamba ko gikuruka ari nacyo ubutegetsi bwa Kagame bukomeze gushingiraho, ni ukuvuga Kagame azasiga u Rwanda ari igihugu gishobora gusubira mu ntambara. Ubwo rero kugira ngo ibyo byose ubundi bikemuke, hakenewe kwa kuri twavuze, ubumwe, ubwiyunge n'ubutabera burengera bose baba bahohotewe butabogamye. Ikindi kandi cy'ingenzi abantu benshi birengagiza nuko abanyarwanda bakeneye kujijuka. Ubujijuke si ukwiga amashuri menshi, ubujijike ni ugusobanukirwa, ugashyira mu kuri, ugashyira mu bushishozi, ugakora ibishoboka byose kugira ngo igikurura amakimbirane n'inzangano mu bantu gikumirwe. Ibyo ngibyo rero mu gihe cyose bitaraborokera cyangwa mu bivugutirwe umuti, n'ubundi abanyarwanda n'uyu Kagame uri ku butegetsi azasiga abanyarwanda mu mwijima w'ubujiji. Ikindi kintu umuntu yareba yakwibazaho Kagame azasiga u Rwanda ni ubukungu. Ukanda Kagame yarusanze ari kimwe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Kugeza na n'ubu ngubu urebye u Rwanda ku mibare, urebeye umusaruro mbumbe, uhereye ku bushobozi bw'umuguzi, ihereye ku bushobozi bw'umunyarwanda n'icyo yakira, ubona u Rwanda rukiri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse ruri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Kagame akomeje n'umurongo rero amazeho imyaka 30 agenderaho, n'ubundi u Rwanda azarusiga mu bukene. Azasigara gusa ku birebana n'amajyambere. Umuntu yakwibaza ati ese Kagame ibyo akora bigeze u Rwanda ku majyambere arambye, cyangwa ni bimwe bishashagirana ariko bishira vuba nk'umuriro w'amashara? Ibyo kuko Kagame yubatse Kigali, ibyo kuko Kagame yubatse imihanda, ariko nanone iyo mihanda yubatse ni ibirometero bingahe mu myaka 30 ugereranyije n'imihanda yarubatswe mbere yuko Kagame afata ubutegetsi? Ese ukurikije uko umubare w'abaturage b'abanyarwanda wagiye wiyongera mu Rwanda, ukaba n'ibirometero by'imihanda Kagame yubatse, ubona Kagame yarubatse buri birometero bijyanye n'ubwiyongere bw'abanyarwanda? Ayo mazu rero umuntu yakwibaza, ese ni amazu abanyarwanda bose bafitiye ubushobozi, cyangwa ni abantu bamwe bajya bitwa ngo ni agatsiko bafite ubushobozi bwo kubaka imiturirwa muri Kigali gusa? Ari uko bimeze rero, akariho Kagame azasiga u Rwanda, nabwo u Rwanda azarusiga rukiri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Aha rero naho dusubira amaso inyuma tukareba ku nzego z'umutekano. Se Kagame ari ibyo akora ubu ngubu n'ibyo yamaze gukora bigaragaza ko Kagame azasiga inzego z'umutekano uko zirinda umutekano w'abanyarwanda zikarinda no gusigira ku Rwanda, cyangwa Kagame azasiga inzego z'umutekano zarindaga gusa inyungu za Kagame nkawe n'umuryango? Kugeza ubu ngubu iyo witegereje neza ubona ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zirimo igisirikare, igipolisi n'izindi nk'iz'ubutasi, zose zikora intego ari imwe. Ntabwo ari ukurinda umutekano w'abanyarwanda n'u Rwanda, ahubwo ni ukurinda umutekano w'umutungo wa Kagame n'umuryango we uri ku butaka bw'u Rwanda. Abanyarwanda basigaye n'u Rwanda bo bakaza gusa ari
umwuzuzo wo kugira ngo wa mutungo wa Kagame ubone aho uba utuye. Niyo mpamvu rero umuntu yakwibaza inzego z'umutekano se nyuma ya Kagame ziza zitajegajega ku buryo zizakomeza gusigasira ubusugire bw'u Rwanda ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange? Igisubizo hangana cyaba oya. Ibi rero nabyo bituma kuba abanyarwanda babona ikibazo nk'iki kiri mu nzego z'umutekano ariko ntibashobora kugira icyo bivugaho. Nibyo byerekana ikintu cyo kwibaza ikibazo kivuga ngo kiti ese Kagame azasiga hehe u Rwanda ku birebana no kwishyura ukizana, kumva ko yisanzuye, yavuga igitekerezo cye nta kizire, yavura ukuri kuzima bakumvikana, ariko kugira ngo bamuvugirize induru. Dukomeje rero reba kuri ibyo ngibyo birebana no kwishyura ukizana za nzego z'umutekano, niho haziraho n'ikintu cyo kwibaza ibikorwa remezo, kuko twavuze haruguru y'amazu y'imiturirwa. Ibikorwa remezo akenshi bisigasirwa n'imihanda ndetse n'ibikorwa bibyara ingufu, ni ukuvuga kenshi amashanyarazi, kuko igihe igihugu kidafite ingufu zihagije akenshi birangira n'ubundi ibindi byose byubatswe bibuze uko bikora, ndetse ibindi bigakorwa gahoro. Kugeza ubu ngubu ibintu bitanga ingufu mu Rwanda ni amashanyarazi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli na bike bikomoka ku mirasire y'izuba. U Rwanda ntabwo rufite ubushobozi bwo kwihaza mu birebana n'ingufu, kuko kugeza ubu ngubu n'umuriro w'amashanyarazi ugereranyije n'ubwiyongere bw'abaturage ubona ko udahagije no kugira ngo umuriro haboneke umuriro w'amashanyarazi wanahaza Kigali yonyine. Aha rero ku bikorwa remezo, kugira ngo kuko ibikorwa remezo bifatwa kandi bihamye, hakwiye kwibazwa nanone kureba niba ibibyara ingufu mu gihugu cy'u Rwanda ibyo Kagame arimo gukora ari ibintu bizaba bigeza u Rwanda mu gihe runaka ko rufite ingufu zihagije. Ubu kugeza n'uyu munsi zimwe mu ngufu zihendutse kandi ziramba zinisubira harimo amashanyarazi. Niba rero kugeza ubu mu Rwanda hakiri ikibazo cy'ubuto cy'amashanyarazi, aho usanga hamwe babura n'amashanyarazi ndetse n'aho hari ukabona ntahagije, nabyo nibyo kwibazwaho. Ubu hakeneye kubakwa ndetse n'ingomero, kuko zo ubwazo zamaze kubakwa zirikoresha, hakaba gushyira ingufu mu ngufu z'amashanyarazi zaba zibyarwa n'umuyaga ndetse n'izuba, hanyuma hakareba izindi ngufu z'amashanyarazi zikoresha ibigega, cyane cyane ko ubu ngubu ibigega bishobora gutwarwa na hydrogene cyangwa se bigatwarwa nyine n'ayo mashanyarazi twavuze haruguru. Ahangaha rero niho tuzarebera niba abanyarwanda bafite ukwizera ko Kagame azabasiga ahantu bafite ingufu n'ibikorwa remezo bihagije. Ariko nanone ikintu umuntu yakongera akarebaho kugira ngo habe ibikorwa remezo biramba bikaba umusingi w'amajyambere arambye, kandi nuko habaho gukorera mu mucyo. Ese ubutegetsi bwa Kagame kugeza n'uyu munsi bukorera mu mucyo? Urebye ukuntu igihugu gishobora gufata abasirikare b'igihugu barenze 20,000 bakajya mu kindi gihugu bitazwi n'inzego za leta, hatari n'urwego rw'inteko ishinga amategeko rubizi, ntabwo gukora mu mucyo bihari. Kandi mu bintu byagiye bituma abanyarwanda bagirana amakimbirane hagati yabo yo kwakwikanyiza bari ku butegetsi, basanga bakorera mu mwijima no mu bwiru, akenshi ugasanga bikomeza gushora mu bwonko bw'abantu kugeza aho bivuyemo imvururu z'urudaca, akenshi usanga zirangiye hamaze kugarikwa ingogo akangari. Ubu rero tuvuze kuri ibyo ngibyo by'ubwicanyi, naho umuntu yakwibaza umutekano, kuko nk'uko twabivuze haruguru, umutekano ni uwa Kagame ariko si uw'abanyarwanda n'u Rwanda. Bivuga ngo Kagame ntabwo azasigira u Rwanda umutekano uhamye, ko abanyarwanda bakwizera bati ubu butegetsi bw'uyu nguyu Paul Kagame budusigiye umusingi utajegajega w'umutekano uzatubera ishingiro ry'amahoro. Icyo ngicyo tukibagirwe, ahubwo ubutegetsi Kagame
uzakitugezaho. Harimo n'ibyo twavuze haruguru byinshi rero bivuga yuko Kagame akomeje gukora ibintu nk'uko bimeze ubu ngubu, u Rwanda azarusiga heza, ahubwo azarusiga mu icuraburindi, mu icuraburindi rishobora kuvamo andi makimbirane n'umwiryane wagarika ingogo, maze u Rwanda rukongera rugacura imiborogo. None rero twebwe abanyarwanda natwe twumva urugwiro iteka, turwanye imiborogo, duharanira amahoro n'amajyambere arambye na demokarasi, kandi duhorane dukorana n'urugwiro iteka.